bifashe ndaterura njyana imbere y'Imana nti akira ibyawe. Ubwo usengera umugabo of course ngomba kumusengera ngo se bitunguranye ibyo nabyo byarangonze byarangonze birangora iyi si twayisanzeho ibibazo tuzarinda tuyiveho ibibazo bicyuzuye nase ubu jefe na nijyo zabikemura. Anita Pendo umwe mu banyamakuru bashyushya rugamba n'abavuzi b'imiziki bafite izina rikomeye kandi ryamamaye cyane mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Azwiho kuba umugore w'ubuhanga ugira ibiganiro birangwamo urugwiro, urwenya n'ingufu idasanzwe. Tugiye kurebera hamwe amateka ya Anita Pendo kandi subscribe ubundi tuganira mu biganiro byacu ko bukeye nuko bwije. Baha ikaze. Yavutse ku itariki 14 Gashyantare mu 1986 i Kampala mu gihugu cya Uganda. Ni umwana wa Cyprien Mabuka na Apofia Mukamabuka. Nyuma yo gupfusha se akiri muto yakuriye mu maboko wa nyina, umubyeyi we akunda gushima ko yabaye hafi y'umuryango we akanga no kongera gushaka undi mugabo. Anita Pendo amaze imyaka isaga 17 mu itangazamakuru. Urugendo rwe rwayogoje ibitangazamakuru bitandukanye ariko aza kubaka izina rikomeye cyane mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBL no kuri Magic FM na RTV yamaze imyaka 10. Yamenyekanye cyane mu biganiro byakunzwe nka Magic Morning, Friday Fighting, The Jam. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye i Gahini yinjiye mu mujyi wa Kigali gushaka imibereho nk'urundi rubyiruko. Yatangiye ari umucuruzi w'ibicuruzwa mu makarito, umuzunguzayi, akaba yarigeze gukora mu gace ka Nyabugogo. Nzeri mu mwaka wa 2024 Anita Pendo yemerewe ku mugaragaro w'umunyamakuru mushya wa Kiss FM uvugira ku 102.3. Anita Pendo yinjiye mu muryango mugari wa Kiss FM ku mugaragaro ku wa 5 tariki 6 Nzeri 2024. Naho gutangira akazi neza no gukora ikiganiro cye cya mbere byaba ku itariki 9 Nzeri 2024. Yagiye kuri radio Simba Sandrine Sheja mu kiganiro cya mu gitondo cyitwa Kiss FM Breakfast, aho ari kurafatanyije n'umunyarwenya Patrick Rusine. Ibi byabaye nyuma y'uko Anita Pendo yari amaze gusezera mu kigo cy'itangazamakuru cya leta RBL, aho yari amaze imyaka 10 yose akora. Anita Pendo yerekanye ko intego z'ubuzima zitajya zicika. Nubwo urugendo rwamaze imyaka 8 kubera gufatanya kwiga, akazi n'inshingano z'umubyeyi. Yagiteguye asoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelor's Degree muri Mount Kenya University mu Kwakira 2025 mu bijyanye na Mass Communication. Biteganyijwe ko azakomeza muri Media Management. Ni umubyeyi w'abana babiri b'abahungu ndetse yabyaranye n'uwitwa Dada Alphonse wari umunyezamu. Nibo babyaranye nubwo baje gutandukana mu rukundo ariko bafatanya kwita ku bana babo. Anita Pendo ashimirwa uruhare rwe mu gufasha abahanzi nyarwanda no gususurutsa abantu. Muri Mata 2024 yatsindiye igihembo cy'umunyamakuru kazi w'ibiganiro by'imyidagaduro mwiza w'umwaka muri Rwanda's Inner Media Award 2023 rwego Afrika. Mu mpera z'ukwezi kwa Werurwe 2026 yahawe kandi igihembo cyitwa Media Marvin Award kubera gukomeza guhindura amateka no kugira ijwi rifite imbaraga mu itangazamakuru. Reka dusozane ikiganiro cyacu njye mumvaga yari Cedric n'inshuti. Niba utarakanda subscribe ubikore kugira ngo tubana mu byacu ko bukene uko bwije. Tuzahora ubutaha.